umutoza mushyashya tuzaturira ko ari ikintu gishyashya azintroduiza muri Liverpool igifitemo Salah ni nkuko ava mu Barcelona igifite Messi ahubwo bizi ko Inter yakurya ase ntago agikinamo aracyakinamo Mo Salah aracyari muri Liverpool n'umusatsi none yarawogosha nabonye afite forme rero bagiye mu mukino muri pre-season bakinye mu mukino wa gishuti ayitsinda igitego cya kindi cyo kwiruka sa umushyira nko muri metero 10 agasiga umudefenseur ukajya ngo ntabwo yarahari yarakitsinze mpita mvuga ni ebana bajya ngo itariki yo kubera Chelsea uribona ute Chelsea nayo ndebye uburyo imeze ifite generation itari nini n'abana bari gukina baza umupira abo ba Enzo nubwo ejo bundi habayemo ikibazo muri equipe nationale ya Argentina igihe yatwaraga igikombe cya Copa America. Enzo ari indirimbo bagiye ku mbuga bararirimba bo nabagari naco ndabizi baririmbye indirimbo abirabura yavuga ko ariko ngiye ku giti cyanjye simufata nk'irondaro n'ubwo yafashe nk'irondaro kubera rivalite ikomeye n'abanyargentine mu mateka urugero ugasangamo abafaransa bavuga ati mwigeze kudutwarira nuze Gonzalo Higuain yari uwacu afite amoko mu Faransa abafaransa namwe ko natwe mwadutwarira David Trezeguet noneho iyo rivalite igenda ikura urabibonye no kuri finale y'igikombe cy'isi 2022 bagiye gukina agapinga nibo afite ibikombe by'isi birangiye Argentine igitwara ako gapinga nayo karakomeza. Hello abakunzi mukurikiye Deridit Official ndetse na Thiago Fabrice Official umeze mute hano rero nkaba ndi kumwe n'umutumirwa bamwita amazina ni Payete tugiye kubana mu kiganiro. Payete soko bitwa Payete eturuka kuki ni Dimitri Payete se wa mukiniye tuzi Payete ni inzira ndende gutangira guhera 2015 ntangira gukina umupira nkunda umukinnyi w'umufaransa wakinaga mu ikipe ya West Ham icyo gihe atyaye cyane atera kufura n'amakoroneri byijyanamo Dimitri Payete umvikana n'umediateri nkina gatandatu nkakunda uburyo yakinaga iza kurangira nitwe Payete n'amakoroneri ateraga amakufura naje areza bize nka Payete hano rero ni dutinda hari ikintu nashaka ko tuganiraho dore Premier League igiye kugaruka abakunzi ba Premier League abakunzi b'imikino na bet muri rusange nabo simbasiga abana bakunda bet ubu mwara abantu bavuga tungu twonge twari ubwo imikino yagarutse nose abantu bakunda bet kuruta football cyangwa bakunda football abakunda bet ahubwo kugira ngo abakunda bet ikimwe cya kabiri bakunda football hari abantu baba batabizi batanabizi cyane ko ashaka ku betting ngamenye ko bimeze ariko ikintu twasha kuvuga ni Premier League yagarutse iragaruka nyangaje no ku 16 Premier League shampiyona y'Abongereza shampiyona ikunzwe ku isi ese ko Man City isa ni yayigize ni imeze nka hari one club league isigaye baye nka league yarabaye nka league ikipe kuko sezo eshanu ziheruka enye zose ni Man City itwaye mo kabyara mwe no Premier League no mwaka sezo ya 2024-2025 turi kuri 16 ejo yaje twitega iki nize ikipe uha amahirwe ese urabona ino Premier League ino sezo ije mu yihe sura murakoze aho ngaho ikintu nabanza mvuga nuko amakipe yose uno mwaka ino sama amakipe yagiye yiyubaka nubwo tutari tumenyereye ko habaho amatransfer nkaya we twari tuzi ko iyo shampiyona yajyaga gutangira wabagozi ko buri kipe yagiye igura inkingi za mwamba zayo abakinnyi bakomeye ariko muri ino myaka niba navuga ngo iki muri ino sezo ya 2024-25 urabona ko byahindutse kuko amakipe niyaguze cyane aho yari afite intege nke n'ubundi ziracyahari ubwo twavuga ko ku itariki 16 nijya gutangira wenda hari ukundi kuntu byarahindutse kuko transfer window yari yafunga bashobora no kongeramo mu kwa mbere ubwo ikintu navugaho hari match za mbere zizatangira ziba ku itariki 16 nka Man U izatangikira na Fulham iwayo kwa Man U twayivugaho tukavuga urayibona mu isura imeze gute Man U kuyibona ku isoko cyane
iragenda igura bamwe biranga nabo yaguze ba Reniero bari muri defense yavunitse ese uri kubona ko abakinnyi igura bikeneye ubona bazayifasha timu ino sezo k'ikipe kuko Sheni yaje muri Big 4 yabanyango ya 4-6 gusa ni bataje muri Big 4 ikibazo cya Man U n'ubundi kiracyari cyakindi aho yari ifite ikibazo niho nyibona n'ubundi abantu yagiye igura ni muri yo Axe Centrale aho urabona yahise ivunikisha abakinnyi ejo bundi Hojland yahise avunika urumva n'ubundi gutangira bizagorana bitewe nuko ahantu yari ifite ikibazo niho kikiri n'ubundi amafaranga yari ifite cyo ntabwo yikemuye ntabwo yagize cyarwaye abavuga yuko avuga ko ngo ikibazo cyari mu buyobozi cyane ngo kuba Family Grazer isa niyerekuyemo hakaza Sir Ratcliffe n'undi mushoramari waje muri Man U bivuga yuko hari abafana bavuga yuko ngo ikibazo cy'ubuyobozi shobora kuba cyakemutse gatuma Man U yakitwa neza no sezo niko ibona ese ubona abakinnyi bafite ubushobozi bwo gutwara Premier League cyangwa kugatana ibyo zakaza muri Big 4 kuko muri Premier League nka champion ikomeye no kuza muri Big 4 twabonye ko bisa nkaho nabyo ubwabyo ari igihembo ese urayibona uti wowe ikibazo ubona cyarakemutse ese abakinnyi koko bari capable ko bagira ikintu bahesha Man U cyangwa se n'ubushobozi bw'umutoza wowe ubona uti aho ngaho nshingiye kuri ibyo ngibyo uvuze batangiriye kuri Family Grazer n'ubundi abafana ba Man U bayifataga ukundi kuntu kuko yatangaga amafaranga akenshi ahubwo babiguraga tara ze ku myanya badakeneye urumva ariko ikintu cyahindutse ubu wenda ikintu mbona kuri Ten Hag yahinduye ari kugerageza gufasha abakinnyi kuba bafitinga mu mwanya kuko wabonye ko na last season batwaye igikombe ariko abantu bose batarabyumvaga ubwo rero igihe ikintu ikibazo sindi kucyumva hehe sindi kucyumva kuri Family Grazer Man U izakora nubwo andi makipe ahari nayo afitemo ingufu ariko ndabona Man U ntago iri favori cyane kuba yaza muri iyo Big 4 ntabwo ibonamo okay none se ubwo ngubwo reka tuve kuri Man U ku giti cyawe nturi kuyibona muri Big 4 ntago Man U ibona muri Big 4 tujye ku ikipe nka Arsenal uri n'umufana wa Arsenal ndabizi cyane ufana Arsenal tubanze duhere kuri nawe se nawe ufana Arsenal cyane ubwo reka duhere kuri nuze kaduhere kuri transfer yakoze yagiye muri defense yinjizamo Riccardo Calafiori umutaliyani witwaye neza muri Euro ngira naramukurikiranye last season muri Bologna mu defenseur mwiza cyane yongeramo muri Mediani Mikel Merino birasa n'ibiri kurangira personal agreement zarangiye n'ubundi biragaragara ko iki week birangire yamaze gusinya Arsenal ariko bikavugwa ko Arsenal imaze 2 last seasons season byizo ziheruka irwanira igikombe na Man City ubwa mbere gitwara harimo nyamanota 5 ejo bundi gitwaye harimo 2 ubona ko ari ikinyero cyagabanyutse nyihe gitwaye nuze Man City ihangana Arsenal ese wo kubona izongera Man City izongera ikagitwara ese ubona Arsenal uyibona gute ko bamwe bavuga yuko ahantu yari rwaye atariho yinjijemo abakinnyi uko benshi bavuga ati ifite abawinga beza ufite Bukayo Saka kurande rumwe ufite Martinelli wunganirwa na Leandro Trossard ngira ngo ubushize Martinelli yaravunitse Trossard azamungana ibitego 14 ariko se ubona koko ikipe ya Arsenal ko yongeyemo umediateri ikongeramo n'umudefenseur ahantu twabonaga idafite ikibazo cyane ubona ko nayo ikeneye umwataka wo gukora ikinyuranye cyangwa ubona bongeyemo bakaramplasa bagashyira amashya muri Mediani no muri defense n'ubundi zakomeza hatane ibe yatwara igikombe cyangwa se tuzayibona kuri rwa rwego n'ubundi yo guhatana ikitwara igikombe okay aho ngaho ikintu nayivugaho Arsenal imeze neza pe nta muntu utayibona ko imeze neza iri gukina neza ifite generation y'abajeni batoya bumva umutoza Arteta nawe ni umujeni urumva rero ikintu navugaho ngaho uyu mwaka ino season irabikomeye kuri Arsenal Man City na Chelsea na Liverpool wabonye ko iri gukina cyane neza kandi ariko Arsenal ikintu nayivugaho urebye inyuma hose yari yubatse imeze neza Mediani nawo imeze neza ariko ikibazo ifite ni kuri attack iri gukinisha Kai Havertz rimwe na rimwe Gabriel Jesus ariko ukabona ko badatanga umusaruro mwiza nyine nk'uwa rutahiza noneho ikintu cyaburaga no kuba ifite nk'umwataka typique wawo ndi nimero 9
ya mipira icara muri box ewana akozeho urabona ba Gabriel Jesus aho nanjye turabyemeranya nabataka ariko bababora bakunda gukina umupira cyane kandi Arsenal abo ngabira bafite benshi no bangone ufite Jesus ijya gusanga profile ye ni wamucyo uretse ko wenda anavunika cyane ubwe kuko muri City yigeze abatitireri no vuga ngo nanjye ndabona ko iki niyo mwataka typique ubita typique number 9 koko wowe uhagara muri box agashyira mu mupira ufite impande zicyaye ufite Bukayo Saka ufite Martinelli ufite na Jesus ubwe akunda gukina kina ku ruhande yego buriya hari ibintu mbona Arsenal nge ku giti cyanjye hanjye nka Fabrice Kombibona gaga Arsenal mbona ibyo navuga hari profile y'umukinnyi kine nka typical number 9 mbona nge wayicitse na last season nagerageje kwitegereza championnat ya Espagne La Liga ndi ikipe ya Girona ubwo yakinaga harimo umwataka w'umunyasuwede bamwita Artem Dovbyk umwataka w'igihagararo ufite nyango muri metero 190 hejuru abataka nyine Arsenal ikeneye Premier League ya PC Premier League uvuga ngo Arsenal igiye nkure mwataka ntabwo yarayicitse n'ubundi kandi ari ku mafaranga make iki ni umwataka udakina ibintu byinshi hagaramo hari ikintu umupira ko ufite impande ziryana ufite Bukayo Saka ufite Martinelli ba cross imipira buri kanya noneho bari capable gutsinda hejuru y'ibitego 10 uvuga ngo ufite abo bakinnyi batsinda ibitego 15 ukagira umwataka gutsinda 25 kandi ufite abantu bari capable kumupasa mbona kira kibazo n'undi ntabwo cyakemutse toujours tujya no kuri City mbona ngiyewe nubwo itogeze yongeramo uretse uriya mukinnyi Savinho umunyabrazil ko muri Girona kaka winga ko ngira ngo Guardiola shaka yarebye akabona iriya wing ya mu bigininde ni Duko ntabwo yaderivarinze nkuko yabishaka ko kuva amaherezo yagenda no kuri ruhande nyine rwagize nuko abafite mediane ihore derivaringa bigatuma twagikombe ariko Arsenal ire toujours de sauver kabisa ndacyabona ntabwo nyibona ndayibona nka Taita contender izarwana igikombe hagati yayo na City bigarwa mwanya kuko simbona ikipe zawo yaka cyetse Liverpool je gatungwa na Man City n'ubwo bushobozi ku giti cyanjye ariko Liverpool gwenda ifite umutoza mushyashya tuzaturira ko ari ikintu gishyashya za introduce buriya Liverpool igifitemo Salah ni nkuko ava mu Barcelona igifite Messi ahubwo bize ko time yakurya ase ntaga gikinamo aracyakinamo Mo Salah aracyari muri Liverpool n'umusatsi nawe yarawogosha nabonye afite forme jone bagiye umukino muri pre-season bakeneye sana umukino wa gishuti ayitsinda igitego cya kindi cyo kwiruka sa umushyira nko muri metero 10 agasiga mu defenseur ukajyango ntabwo yarahari yarakitsinze mitamvugane ewana bajya mu itariki yo kubeshya naho ubundi rero niyo ngiha amahirwe cyane Man City ubwo ngo Chelsea uribona ute Chelsea nayo ndebye ugimeze ifite generation itari nini n'abana bari gukina bazo umupira abo bayenzo nubwo ejo bundi habayemo ikibazo muri equipe nationale ya Argentina igihe yatwaraga igikombe cya Copa America Enzo ari indirimbo bagiye ku mbuga bararirimba bo nabagari naco ndabizi baririmbye indirimbo abirabura yavuga ko ariko ngiye ku giti cyanjye simufata nk'ironda ruhu n'ubwo yafashe nk'ironda ruhu kubera ko abirabura dufite ukuntu tuhita tuvuga ngo yatuvuze baririmbye Kylian Mbappé avuga ati papa we ni umunya-Algeria mama we nuze papa we ni umunya-Cameroon mama we ni umunya-Algeria uri umunyafrika wuzuye ubukinnyi mu Bufaransa babwira bakamavinga bavuga ati wowe uri umunya-Guinea n'iki kuki ngiye n'uretse ko abanyafrika duhita tubikavya tugashaka kubigira ibintu bya data bamuririmbiye indirimbo babengeje umutima bavuga ati Argentina yamaze gutwara igikombe cya Copa America batangira rero buriya bafitanye wenda batatu zabigarukaho wenda iriya ndimo ntabwo ari ngombwa ariko urumva akenshi iyo umuntu yatwaye igikombe hakuriye baraserebye noneho icyo nashaka kugarukaho abafaransa bafitanye rivalite ikomeye n'abanya-Argentine mu mateka urugero ugasangamo abafaransa bavuga ati mwigeze kudutwarira nuze Gonzalo Higuain yari uwacu afite amoko mu Faransa abafaransa namwe ko natwe mwadutwarira David Trezeguet noneho iyo rivalite igenda ikura urabibonye no kuri finale y'igikombe cy'isi cya 2022 bagiye gukina agapinga nibo afite igikombe by'isi birangiye Argentina igitwara ako gapinga nayo karakomeza niyo mpamvu bagiye barimba izo ndimi bavuga ati mwagiye mukina ibihugu byanyu bya Afurika ko mukomoka muri Afurika abanyafrika nabo bahita babyegereza umutima ngo ngo nironda ruhu akagiye kugiti cyane ko mifata ahubwo yabwije ukuri wayanjye sinumva ko ari ukuri hariya buri muntu aba agomba kubaho ukuntu yifuza n'amarangamutima ye akabahana kuko niba barababwiye ko bafite nationalite z'Ubufaransa ariko ubundi ari abirabura urumva icyo kintu nawe bakikubwiyeho mentali wenda ko ntumva nuko abibukije wenda atari ngombwa ari uko ushaka kuba umugaye
umuntu akwibutsa ko wacitse ukuguru bitari ngombwa ako wenda siko ariko ubundi muri rusange ko yavuga ukuri wenda icyo reka tukiveho Chelsea urayibona gute ino season Chelsea ndayibona iri mu bakontenta nyine bazaza muri Big Four ariko sinzi ko hari ikintu yakora gikomeye ngiye ku giti cyanjye Chelsea nyibona muri ubwo buryo kubera ko Chelsea ikintu muri kizayibuza yakoze ikosa rikomeye ryo kwirukana Pochettino kuzana Enzo Maresca mu kamaze gutwara shampiyona muri Leicester mu cyiciro cya kabiri ura ku giti cyanjye nka Fabrice ntabwo mbona gutyo gusiza hatara yaza nko muri Europa ariko yasubiye inyuma buriya Pochettino ndio yamaze gukora mu mikino nk'icumi 15 yanyu ko byari igitangaza nta kipe yari kwifuza gura Chelsea yamaze kumenyera ikipe kandi yatangiye struggling muri Big Four nta kipe yamutsinda rero muri rusange dusoza navuga ngo Chelsea nge kuri nge ntabwo ari kwiyamahirwa ko yaza muri Big Four bitewe n'izo ngaruka zo kwirukana Pochettino n'umutoza wamenyeye Premier League ubu ngubu iyo bakimufite Enzo Maresca nta kizere muha kandi nta bakinnyi bafatika yongeye mubona ko ikishakisha iko nayivuga so rero reka dusoze bakunze mwaye mudukurikiye kuri Deritz Official ndetse na Thiago Fabrice Official turabakunda cyane wibutsa abantu ariko gukora kakana bakore subscribe najyaga mbabwire ko dufite gahunda twihaye muri ino minsi tugiye kuzajya tubagezaho ibiganiro byinshi bya siporo mu mashampiyona atandukanye Premier League Bundesliga Serie A umva ikintu cyitwa imikino ubundi hano kibarizwa dukurikirane imikino subscribe mu sharing like comment abantu muturebe mudusure Payete Sport Official kuri YouTube yego murakoze cyane ciao